njyewe nta nubwo mvuga ko twaciye umubano, nta mubano twigeze, twaciye uburyarya. ntitwaciye umubano, nta mubano twigeze, Twaciye uburyarya, twabanye n'Ababiligi se kuva ryari? Njyewe ntabyo nzi. Kuvuga ubu ngubu ngo Ababiligi ngo niho bari badusuzuguye ni ukunsetsa. Badusuzuguye kuva kera, ahubwo noneho babonye Abanyarwanda harimo abatangiye kuvuga bati nowe ntabwo tubyemera, muradusuzugura nkandi, izo ntica ntikize zanyu muba mwanakuye iwacu nibyo muje kuturatira. Ese usibye ibyo birirwa bavuga ngo imfashanyo nangahe? Numva hari n'ababita bagira neza, bazagenda iwabo bagirireyo neza, simbona birirwa babimamaviza ari we bashyiraho bakanga ba Fayiru n'abandi, nubwo bose kuri jye bari iri n'iri, ariko hari abari batsinze amatora mu buryo buzwi. Abazungu bajya inama na Kabila na Nanguriya wo muri AFC, so bashyiraho Tshisekedi ko bari bazi ko ari we muntu bazanamanipira kurusha abandi. Naho product yo gucuruza pizza no gutwara taxi, product zabo turazizi, zize muri ziriya kaminuza zikomeye cyane, ariko barashaka ko tugira aba intellectuel nabwo bake cyane bashoboka, kugira ngo nuzashaka kubyutsa agatwe na bene wabo bazahaguruke bamwereke ko ari tous contre un, n'abasobanura impamvu y'imyubakire bakabisobanurira neza abaturage, bakanabikora neza of course. Bariya bo n'uwambwira ngo mbafunge sinabona gereza bakwirwamo, nanjye umenya nasaba igorofa. Urumva ubugome uba ufite kureka umuturage akubaka umureba, inzu yamara kuzura ukajya kumusenyera, biraba cyane rwose. uwo muntu n'umwicanyi mu bandi mwabanamwe. Ariko bavuga ko nzi umukozi reka ngusetse w'inkuru noneho umujyi wa Kigali uranye. Yego, amahoro y'Imana bane namwe bakunzi ba One National Radio ni radio ya Diaspora y'u Rwanda, ijwi rya Diaspora y'u Rwanda. Turi kumwe na Madame Ingabire Marie Immaculée n'umuyobozi wa Transparency International ishami ry'u Rwanda. Tubahaye ikaze nanone imbere za kamera na mikoro za One National Radio. Murakoze cyane. Ni byiza cyane kuganira namwe, ni ukuri iyo tuganiriye turishima. Murakoze, nanjye ni uko. Ariko tumaze ibisi tuganira harimo distraction y'ikirere kitameze neza, ariko ndabona uyu munsi rwose wakeye. Umunsi umeze neza. Uyu munsi nta bibazo byinshi birimo, ni byinshi byo kuganira namwe. Ubushize twaganiriye ku ingingo zitandukanye, mbona n'abantu babitanze ibitekerezo. Uyu munsi ndashaka tuganire ku bindi birebana hanini n'ibi bihugu by'amahanga. Yego, twari turi kuvuga tubahaye ikaze kandi turishima n'uko tuganiriye namwe. Nanjye ndishima. Ariko ntabwo mba nivugiye njyenyine, n'abakunzi ba One National Radio n'ukuri birabashimisha, yaba ari ibitekerezo bagutangaho, yaba ari uko bumva ibyo wavuze. Ni ukuri ubona ko yego nta byera ngo ushobora kuzamo abavuga ibindi biri ku ruhande, ariko abenshi ntabwo byashoboka. ariko nta n'umuntu ubereyeho kunezeza bose. Ni ukuri nanjye biranshimishije. Uvuga iki ku bihugu bikomeye, wenda mbere yuko twinjira no mu kiganiro neza, byo ku mugabane w'Uburayi, ugendeye ku mateka byageze ku mugabane wa Afurika, ukagendera no ku ijambo bigifite kuri uyu mugabane kugeza amagingo aya? Se ubu navuga ngo mbivugaho iki? Biriya bihugu by'i Burayi byishyizemo ko ari nkabyo byaremye Afurika, ariko uruhande rumwe nabyo ugasanga niko bimeze. None se niba ari byo byaciye imipaka bikayemeza, natwe tukabyemera, bakageraho banavuga ngo iyo mipaka izahoraho nk'uko babigennye, mbese wa mugani batwigizeho Imana tubicuzaho ibyaha. Nta gitangaza rero kirimo rwose, ntacyo mbona. Yego, Afurika ariko nayo irabyemera muri rusange. Ibyaha kubera iki tuzi Imana nyayahiri, abenshi barabyemera kubera impamvu zitandukanye. Hari uburere
abo bazungu baduhaye. Hari ibintu badutoje, hari ikintu kinsetsa cyane kubera ko nyine akabi gasekwa nk'akeza. yego Ibintu byose twita ubutunzi bwabo babivana hano, sibyo? byose Byose dore n'izi ntambara turimo nitwagera uraza kubona ko ari ibintu byose bakagenda bakabikora iwabo kuko baturushije kumenya tekinoloji hakiri kare. Buriya nicyo kibazo gikomeye kubera bo umuco bavukiyemo n'ukuntu bavutse mu buzima bugoranye kurusha ubwacu, ubuzima bugira butya bugakonja cyane, urubura rukagwa, abana ntibige, imirimo ntikorwe, mbega wanasohoka ngo ukandagiye hanze ukikubita hasi. Ibyo rero byatumye bareba uburyo bwo guca ubwenge. Ubwo kandi bakaza kugira n'ibihe bishyushye cyane adashobora nabwo no kujya ku kazi, birirwa bambaye nk'ubusa, utuntu tw'udusengeri n'udukabutura tungana dutya, kuko ugiye kwambara ngo wikwize nabwo harashyushye cyane, wahera umwuka. So ibyo bituma rero wiga ubwenge. Wa mugani ngo umutima w'imfubyi watanze umutwe kumera imvi. Iyo tuvuze kumera imvi tuba tuvuze gukura, kumenya ubwenge, kwitonda, kugira gute. Batangira rero gushaka ukuntu basavayivinga, ukuntu babaho. Twebwe twibereye aho, imvura iragwa, urabona n'ibi bya climate change byari bitaraza, tukaba tuzi amezi yo guhinga, yo gusarura, tugahinga, tukeza, tukirira, nothing else. Ntitwigaga gukora imodoka kuko nta muhanda twagiraga. Ntitwigaga, twajyaga hese. N'aha twajyaga habaga ari mu gihugu hagati. Abanyarwanda bari bakiri abantu bakundana, bamara bate, wagenda gucumbika ukazava Rusizi ukagera Kirehe, ugenda ucumbika mu bantu kandi bakagufata neza, bakagira bute. Urumva twari dufite ubuzima butandukanye. Bo rero barwana no kwiga uko babaho. Bamaze kubimenya basanga ntibabaho Afurika idahari. Bagiye kureba mu Banyafurika, kuko urabona ubwa mbere baravuze ngo baragiye ariko ntibagenda. Ngira ngo urabonye no muri guverinoma y'aha mu Rwanda ya Kayibanda, wasangaga hari minisitiri w'umunyarwanda, vice minisita w'umubiligi. Niko byari bimeze. Ni ukuvuga ngo hari hakiri parallel administration. Kandi ndahamya nkomeje ko uwafataga ibyemezo by'ukuri yabaga ari umuzungu, kuko bari baraduteje na complexe. Uzajya ureba ikintu basize muri uru Rwanda, ni amagereza n'amakiriziya. Uzanyereke biri no mu byubatswe mbere kandi byubakwa ku bikorwa remezo bikomeye cyane cyane. Uzagenda urebe n'ubu nibyo bigikomeye cyane rwose ibyo basize. Uzagenda urebe kiliziya y'Isave, uzagenda urebe iri yitwaga prison des 1930. Donc barubatse ibintu bikomeye ariko baduha amashuri n'amagereza, bamba amakiliziya n'amagereza. Amashuri bagiye no kutwigisha, batwigisha iby'iwabo. Mwe muri abana ntabwo mubizi. Twigaga geography z'i Burayi. Natwe twarasize cyane. Wenda si cyane nkamwe ariko si cyane nkatwe. N'imigezi yaho ukaba uyizi, uzapfa utayikandagiyemo. Usibye ubunyuma nyine abantu bagiriye. Bajya kukwigisha, nta mudokiteri furu tugira, na bariya bize za strida, abo mu bigero bya ba data, ba kiriya gihe kera twavugaga ko bize, yarangizaga ari assistant medical, sibyo? Akaba assistant agronome, muganga wuzuye, agronome wuzuye, yabaga ari umuzungu. Batwigisha ubukene, mwabana mwe buteye ubwoba. Bageraho banatubwira ko ngo kwinjira mu ijuru ry'umukire ngo ni nk'ukwinjiza ingamiya mu rudodo rw'urushinge. Tekereza umuntu ukubwe, nuko bivuze ko kuba umukene ntacyo bitwaye mu murongo mwiza. Kandi baratubwiraga ngo hahirwa abakene ku mutima. Umutima se n'umubiri bitanya biri hehe?
turabyemera tukabiririmba tukabisubiramo ukumva kuba umukene ari byiza cyane bakatubwira ko Imana ikunda abakene turabyemera ariko bo bagakungahara bagakungahara cyane iyo Mana se yabibatumye ni iyahe wowe Imana niba imaze kuvuga ko ndi umwana wayo wowe wakwifuriza umwana wawe gukena reka gukena bivuze kubaho nabi nicyo bisobanuye nyine ntabwo wakwifuriza umuntu wawe kubaho nabi ahubwo jyewe iyo ushaka niko nababwira nta mukene wajya mu ijoro kuko ahora afite umutima mubi atongana arakaye ntacyo agira ashimira Imana ngo mu bibi ni byiza tugomba gushimira Imana verifayini noneho n'ibibi bije rero nta kibazo urumva byari ibintu bibi cyane nk'isubiye inyuma ukabitekereza ariko ikibabaje kuri kubimbwira uri kubivuga nk'ibintu byo mu hahise ariko na n'ubu turacyabona uretse na n'impagezi bajya gusenga Bikira Mariya umubyeyi w'abakene bakabyishimira Bikira Mariya we ntibamusenga baramwambaza kumwambaza ariko urugero ruto ntanze ariko byo nibyo no muri Preza biracyahari umubyeyi w'abakene n'ubu nyine turacyabivuga mu masengesho kandi Bikira Mariya ntabwo yigeze abyara abakene we uko tumuzi ahubwo ko yari anafite byinshi cyane byo kubaraga babaga bakene kuki ariko twabikuriyemo turabyumva turabyemera natwe turi abana ababyeyi bacu bakabidutoza bisobanuye ngo natwe turabitoza abacu n'abacu bazabitoza ababo uruhererekane tuza kugira Imana haboneka abirabura bake cyane batabarirwa no ku ntoki z'ikiganza kimwe batangira kubyanga abamenye ubwenge bakabibona kare batangiye kubyanga shaho abazungu bararakara nibwo batangiye n'amakomporo yo kubica barabica ba Lumumba barabica ba Rwagasore barabica ba Rudahigwa mbese uwo babonaga bakamutinya bati uyu nguyu turabona ibitekerezo bye tutamubanyeho kabiri bakamwica basimbura abategetsi bo muri Afurika n'ejo bundi na Burkina Faso twarabibonye Place Blaise Compaoré bo bamuzanye bakamutereka hariya bakuyeho Sankara bishe Sankara kuko na Sankara yari umurevolutionnere ubwo rero urumva tugira abanyafurika b'ibigoryi kurusha ibyo nkeka byose abazungu barabakoresha bagafatanya kugambana bari barabigishije ubusambo babigisha gukunda inda zabo aho abandi bavugaga patriote bo bihimbira akandi kazina ka ventriote inda barizo bashyira imbere abo ni benshi cyane barahari bamwe benshi na n'ubu baracyahari baruzuye n'uburo buhuye ibihugu ahubwo bya Afurika bitabafite n'ibingahe ntabyo ubwo rero nicyo nagusubiza ku cy'uko twabaye manipulated urakoze cyane igisubizo gikomeye cyane kinaremereye umuntu ushaka kumva yanabyumva ariko muri abo bantu batuzaniye ibibazo cyangwa abo bantu bari bahari mu myaka yose yatambutse no guforoma ubuzima dufite uyu munsi mu bibazo n'ibisubizo wenda reka tureke kuvuga ibibazo gusa harimo abazungu benshi barimo n'ababirigi ayo mateka wavuze cyane kuri twebwe turebwa cyane n'ababirigi mu ntangiriro z'iki cyumweru u Rwanda rwafashe umwanzuro wo gucana umubano n'ababirigi ba diplomate babo bahabwa amasaha 48 kuba bavuye mu Rwanda bivuze ko ubu bagiye kuko iminsi 2 yarashize kuva iryo tangazo rigiye hanze gusa n'umwanzuro nubwo yega abantu bavuga bati n'ibyo byari bikwiye abantu n'ubundi baduteza ibibazo aho bati u Rwanda rurihuse ntabwo rwajya kushondana imitwe n'ibihugu rutura nka biriya wowe uyu mwanzuro wawufashe ute ntabwo uhuza imvugo n'abavuga ko dushobora kuba twarihuse bashakaga ngo ko abantu bagendera kuri ritimi ingana gute ni ibirometero 100 ku isaha ariko njyewe nta nubwo mvuga ko twaciye umubano nta mubano twigeze twaciye uburyarya ntitwaciye umubano nta mubano twigeze twaciye uburyarya twabanye n'ababirigi se kuva ryari njyewe ntabyo
u Rwanda rwaciye uburyarya. Hari n'abantu mba mbona ngo ni ukwanga agasuzuguro akahese buriya ni ryari bigeze batadusuzugura? Ni ryari? Kuvuga ubu ngubu ngo Ababiligi ngo niho bari badusuzuguye ni ukunsetsa. Badusuzuguye kuva kera, ahubwo noneho babonye abanyarwanda harimo abatangiye kuvuga bati nowe ntabwo tubyemera, muradusuzugura nkandi. Izo ntica ntikize zanyu muba mwanakuye iwacu nibyo muje kuturatira. Ese usibye ibyo birirwa bavuga ngo imfashanyo nangahe? Numva hari n'ababita abagira neza, bazagenda iwabo bagirireyo neza. Simbona birirwa babimamaviza buri munsi. Abagira neza bagenda bate? Umuntu yibereye inyuma y'inyungu ze, nawe ukajyaho ugaseka cyane ukishima ukadamarara ngo yakugiriye neza, kuko mupfana iki? Kuko muziranye agukunda mwiki? Rero amenshi yabaga ari n'amadeni, sibyo? Babaga ari amadeni tukayafata kuko tuyakeneye n'aha muri banke, twirirwa uzagenda ujye kuri gishe y'abasaba amadeni urebe uko bangana. Icyo kandi ni ibisanzwe. Mu by'ukuri ufashe ideni ngo rigufashe kwifasha. Tukongera rero tukagira ikindi kibazo, mana yanjye, umunsi Afurika yagikiza. Nyine kwa kudakunda igihugu, wa muco badushyizemo wo kwikunda kutugira uwazanga, na ya madeni tukayakoresha nabi. Hakazamo za ruswa, hakazamo ubujura, hakazamo iki, ahubwo ugasanga turiho turishyura ideni, mu by'ukuri nta n'icyo ryatumariye cyane. Ibyo ngibyo kandi abazungu bo birabashimisha, kuko uzamwishyura wowe ntacyo winjije. hanyuma uko byagenda kose ariko n'iryo deni riba rikenewe. Gufata umwanzuro wo gucuma abana burundu, iryo deni uba ufite ahandi uzarikura. Uzi icyo uba umubwiye se? Uba umubwiye ngo ni wowe Mana yanjye, mpumeka umwuka Imana yampereye ubuntu, ntabwo ari wowe Mana, rero nzabaho utariho. Twebwe hano iwacu baba batubwiye ngo iki? Haguruka mukoresha imitwe yanyu n'amaboko yanyu. Mwebwe Imana ntiyabibahaye? Ubu se noneho dufite incapacité congénitale, donc ubushobozi buke karemano, ntabwo bishoboka. Ubu natwe biraza kutwigisha rero ubundi buryo bwo gukora. Ariko Ububiligi burashaka iki mu karere? Kuko ntekereza ko yaba ari umuntu uzi ububi bw'Ububiligi ni Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kuko yego batugiriye nabi, ariko bagiriye nabi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyane. Kuki bagihari kandi muri kano karere nta n'umwe? Urashaka ko mbikubwira mu ruhe rurimi se? Barahari ko barahakeneye, nibo bahakeneye. Uburiya se bibaza ngo bakunze Kongo? Ayiwe, barashaka ariya mabuye ahari. Nibwo bwa butunzi bakura hano bakagenda buri gihe ari lo materiyo, bakabukora n'inganda zabo, bakagaruka bakabutugurisha amafaranga utabara. Nibyo rero bashaka. Nose Umubiligi baramukunda mwiki? Ubu se wibagiwe ko ejo bundi muri za 60 umunyekongo yabotsaga brochette akabarya nk'uko n'ubu bakirya nabi wabo? Ubu se Lumumba bamwishe atari umunyekongo? Kasavu ubu ntabwo yari umunyekongo? Wabonye baramuretse aratwara? Si bamuteranije nawe wabonye n'abanyekongo? Ahubwo mbabazwa n'umuntu uba wicaye akavuga ngo barankunda. Barakubeshya. Bagukunze mwiki? Bagukunzemo ko ufite ibiro 500? Bagukunze ko utangira kuvuga ibyuya bikakurenga ugasigara umeze nk'umuatlete uvuye kwiruka? Bagukunze mwiki? Ko banagusuzugura ahubwo. Ntabwo babakunze rero. Hari abavuga bati Perezida Tshisekedi kubera imyaka yamaze mu Bubiligi, imirimo yakozeyo, bati iyi ni product y'Ububiligi, ahari guhagararira inyungu nacyo z'Ububiligi. gituma bemereye ba Kabila na ba Nanga ko ari we bashyiraho, bakanga ba Fayulu n'abandi, nubwo bose kuri jye wari iri n'iri, ariko hari abari batsinze amatora mu buryo buzwi. Abazungu bajya inama na Kabila na Nanga uriya wo muri AFC, so bashyiraho Tshisekedi ko bari bazi ko ari we muntu bazanamanipira kurusha abandi. Naho product ihese, product yo gucuruza pizza no gutwara taxi,
porodagiti zabo turazizi, zize muri ziriya kaminuza zikomeye cyane, ariko barashaka ko tugira aba intellectuel nabwo bake cyane bashoboka, kugira ngo n'uzashaka kubyutsa agatwe na bene wabo bazahaguruke bamwereke ko ari tous contre un. Nta kindi, abantu bagashyira hamwe, abanyafurika ahubwo bakagira negative solidarity, agatsiko k'abagizi ba nabi birwanya none batarwanya undi. yego. N'ubundi birasa nkaho umwera atakiri mu kibazo cyane mu buryo bugaragara, bigaragara ko ari abanyafurika ubwabo bari kugongana, ariko ubiri inyuma mastermind turamuzi barayase n'iyo plan ntibashobora kuyikora, ariko nyine igihe kikaza kugera bakigaragaza, bakagenda ngo tubahaye imfashanyo, tubahaye amasasu, na Ukraine barabibahaye, bazabibahe. Afurika ihomba byinshi kubera ko idashyize hamwe cyane. Bikimeze gutya, Afurika yunze ubumwe si inzozi kuba yagerwaho. Ese buriya international cyangwa regional bond zimwe mujya muzivuga, Afurika yunze ubumwe sibaye ikora ikizi nk'ayanjye. Uzi ibintu bajyaga bakangisha abana kera ngo akavumbura amashyiga, twese tukagatinya ntawe urakabona. Ni nk'ibyo bya African Union, ni nk'ibyo bya UN, ntacyo bimaze, nta musore kabisa, ahubwo bidahari twagira amahoro kurusha ubu. Bizasaba iki kugira ngo Afurika yunge ubumwe, yishyire hamwe, yikemurire ibibazo, ireke gutanga inzira y'abantu baturuka mu birometero igihumbi n'igihumbi baza guteza ibibazo? Birasaba ibintu byinshi cyane cyane, ariko sinzi ko byanagerwaho muri iki kinyejana cyangwa se n'ikigikurikiye. Birabanza bigasaba iyo prise de conscience y'uko umunyafurika yiyumva, akimenya, akamenya uwo ari we, akamenya ahari, akamenya n'ibimukikije by'abo bazungu nyine. Ibyo rero ni process ndende cyane, kandi unfortunately abana bacu turabarera tubajyana aho ngaho. Kujya ureba ibyaba abana bacu bigira aha ngaha nibyo baba bakuye i Burayi. Nubona hari umwana n'umwe uzigana ikintu yakuye muri Afurika uzangaye. Kandi nyamara dufite n'aba artist beza cyane, dufite abana b'abakobwa bihangira imirimo, ukayireba nawe ukavuga ngo ngukuriye ingofero, I salute you. Ariko ni bake cyane ko twabuze se barumuna babo babigana, ariko bazigana uwambara ubusa, agafotora amafoto ye agakohereza ku mbuga nkoranyambaga. Uwo niwe babona rero rumodo wabo. Biracyaturuhije rero, birasaba ko abanyafurika bazareka kuba abademagoge bakaba abanyepolitiki. Ibyo nabyo ni isomo, kandi uwakaribatoje niwe wa wundi abazungu bahita bakubita inyundo mu mutwe. Umudemagoge n'umunyapolitiki batandukaniye he? Umudemagoge ni umuntu, ese ndamwita ngo iki mu kinyarwanda? Rega n'ikinyarwanda kirarushya mwa bana mwe, n'amateka ataragiye atuma tukiga neza. Ni nka ndamwita iki? Ni umuntu uhuzagurika, nawe utazi ibyo arimo n'ibyo ashaka, wirebera inyungu ze gusa. Arya ahaga, atwara imodoka nziza, agira inzu nziza. Uzumve n'ahantu iyo bariho bakubwira inzu nziza bakubwira ko ari etaje cyane rwose, bose ari abajene ari abakuru. Aba mu igorofa. Igorofa se ni iki? Abazungu bubatse amagorofa kubera ko ukuntu iwabo hameze. Bafite ibihugu bito, ahandi bakahabikira aborozi n'abahinzi bajya gukorerayo hirya hatari mu mijyi, ahandi n'amazi ahuzuye, ahandi n'iki. Ugasanga aka space bubatseho mu mujyi ni gato kandi bashaka kukubakaho byinshi. Nk'ubona dutangiye kujya dukora i Kigali, bagahitamo kubaka bazamuka, bagahitamo kubaka bazamura, kandi ugasanga nka building imwe irimo ibintu magana angahe. Abazungu ni uko babikoze, ariko ubu umunyarwanda utaba mu igorofa, utaba muri etaje, se uravuga iki? Uba muri nyakatsi nyine, kandi ukagira ngo bazi ko abantu bose bakunda etaje. Ntabwo ari ngombwa, usibye ko tutanazikeneye cyane. Ubundi dushofa amazu, ubundi tugira iki? Ariko ngo ikizakwereka ikimenyetso cy'ubukire, etaje. Aba muri etaje hamwe akanatwara vewiti. Urumva ayo natwe niyo mavaleur turimo twinjiramo. Kubera iki?
kubera ya complexe twagize nyine baduteye. Ibyo nabyo birasaba ko uwo muco ubaza ukagira gute ukatuva mu mutwe. N'abasobanura impamvu y'imyubakire bakabisobanurira neza abaturage, bakanabikora neza of course. Bariya bo n'uwambwira ngo mbafunge sinabona gereza bakwirwamo, nanjye umenya nasaba igorofa. Urumva ubugome uba ufite kureka umuturage akubaka umureba, inzu yamara kuzura ukajya kumusenyera. biraba cyane rwose. Uwo muntu n'umwicanyi mu bandi mwabana mwe. Ariko bivuga ko Ko nzi umukozi reka ngusetse w'inkuru, noneho umujyi wa Kigali uranyica. Ko mbafite bahari, ko hari n'abemera gutanga ubuhamya babuze ubu babaza, ntitubivugira ku mugaragaro. Yego. Baracyakora baragenda bakanyarukira kuri Twitter, nta n'uwo wahamagara ngo akwitabe. Icya mbere uramusuzugura, wowe urampamagara nkande wamusenze. Ngiye ko ndi umuyobozi ukomeye, kuko nashyizweho na Yellow Paper, wowe wavuye urinde. Ikiza nuko ari nayo gukura. Hanyuma basenyeye umuntu, uzaze mbikwereka ariko Yego. birahara. Bagatinyuka bakanabeshya ngo inzu yari ishaje bayisizeho ngo yari yareyashije imitutu. Bano bagiye baza no kutwigisha gusana amazu yacu. Maze narabonye bavuga ngo ni za mashini zikora umuhanda zayiturikije ahubwo. Hanyuma ni izande. Ni izande. Barangije ikintu bakoze cyanteye isoni. Yego. Nukuri narabisomye ngira ubwoba. Ndavuga mana yanjye, uzi ko bagiye bakamuha icyemezo cyo kubaka bararangije kumusenyera, none bakaba ari cyo bagaragaza ngo aragifite. Bakibagirwa ko n'ifoto ifashwe ubu. Ega turi muri tekinoloji, twagiye muri digitale, twavuye muri analogue. Nibashaka bagabanya ibinyoma. Warangiza itariki yasenyeweho irahari kuko hafashwe amafoto. Uzi ko itajyaho n'umunota n'idakika. Icyemezo nawe igihe wakimuhereye turakireba. None uratubwira ute ko ugize? Umuntu akaduha ubuhamya ati dore uriya muntu uragenda ukamwandikira ukishyura icyemezo cy'ibihumbi 500, akaba ari nayo yandika ariko akaguha 5,000,000. Barabyumvikanyeho babiziranye. Icyo uracyumva? Hari n'umukozi wo ku kagari uvuga rwose ko ari pre gutanga ubuhamya ati gene bankenera bazambona. Ninde se wamubajije? Izo ni izindi ngeso rero dufite zituma nukuri turi ba bantu nyine nta kundi navuga. Urabyumva? Rero si mu Rwanda gusa, ndetse ahubwo ngiye bitewe n'akazi nkora n'ibihugu ngendamo, nibura n'u Rwanda. Ibibi birarutana nibura n'u Rwanda, ariko n'u Rwanda uyu munsi rurabiterwa na leadership rufite. Iramutse itariye ntituri hano waba ureba. Hari abantu bakora ibintu ku giti cyabo kandi ukabona ko byica isura y'u Rwanda. Nta giti cyabo bakingirwa ikibaba. Kuki se bababembera? Igihe ubu ngubu sinkivuga ngo ni ku giti cye. No. Kuki bamukingira ikibaba? Kuki? Uwashyizeho amategeko we yari umunyabyaha inyuma y'abashoboka bose, kuko yashyizeho amategeko akingira ikibaba umunyabyaha ku buryo bibazo utari ku nk'ubu yari yamuhaye angahe. Ariko nza gusanga ntayo, ahubwo nza gusanga niwe witeganyiriza kwikingira ikibaba kuko yaritekerezaga. Ubu rero aho kugira ngo twicare rwose nibashaka bakore n'umwiherero, amategeko yose bakagenda bagakubitaho akantu ngo Rwanda Law Reform. Bangana iki se? Akabiro kamwe kicaye i Kigali kasubiramo aya mategeko yose ari mu Rwanda, yaba aya mbonezamubano, yaba aya nshinjabyaha, yaba ay'ubucuruzi, yose arapfuye yose. N'ayo bagenda ngo barahindura ingingo zimwe na zimwe barongera bakazigoreka, bikajya muri guverinoma yo reka ndeke no kubarenganya. Ubundi se abanyamategeko bangahe
ni bakeya cyane deja abanyamategeko bakabarusha ijwi, kuko ninza nkubwira ngo ngewe nizi ibi ubu ngubu ntabwo waza umbwira ko uri umunyamakuru unyereka ko ari byo wize ngo nindangiza nkugishe impaka mu itangazamakuru, ntabwo bishoboka. Ntubona n'ubu byivanze, tutakimenya abanyamakuru n'abayutubazi n'abakora citizen journalism n'abakora iki, uzabirebe nk'aba-influencers reka nze ndebe izina ry'ikinyarwanda, ni abayobya abantu naho kuba influencer. uranye influencer urushijeho ushyiraho titre, wajya gukora inkuru ugakoraho bitagira aho bihuriye n'ibyo washyize kuri titre, kandi disinga ubwo baba bashaka views, kandi yaba bari bazi followers batakaza uko bangana. Nk'ubu hari amashuri ntashobora gufungura na gato na busa, kuko nzi ko biri muri title atari byo biri muri content. Iyo nabanyifungura nyishaka hwi, ntabwo ushobora kubona sheni imbwira ngo uje kumpanurira ngo nyifungure. Nagutumye kumpanurira, hari ubuhanuzi nakubajije? Niba unahanura wagiye guhanurira mu masengero, uje guhanurira, ese iyo Mana igutuma muhurira he wowe? Ntabwo mbyemera. kandi Imana ibera hose icyarimwe, kuki itaza idukunda kimwe? Izo privilege yaziguhereye iki? Umuntu arajya hariya akavuga ngo uzarimbuka, wewe uranshira urubanza nkana, uri marayika? Ngo nadefureje imisatsi, nambaye isheni, nambaye ipantaro. Imana nsenga sinjajwa ntitaye kuri ibyo byawe. We nuko nta kindi ufite, ukuri urabeshya abantu, uboza ubwonko gusa. Ukajya kubabwira ngo Imana izareba ikanzu nambaye aho igera. Ariko Mana, habaye hariho Imana yagutya yaba yarago. Uzi iyo babajije impamvu ngo mwicare mu biganire seriously nk'abantu bakuru, barakubwira ngo Imana yanga ubwibone. Nkamubwira se uwibona wa mbere ninde ko ari wowe? Ubwirira kwanga cyane, wigize umuntu uvugana n'Imana. Hari ubwibone n'ubwirasi buruta ubwo. ntabwo Uragenda ukatubwira ibyo wasenze Imana ikakubwira. Ese ra ko bose barangiza bakubwira ngo banze kumvira Imana irabahana, wowe wangaga kumvira Imana, awumva uri iki? Wari umwibone rero wo ku rwego rwo hejuru. Njyewe ikanzu yanjye niyambariye cyangwa ipantaro yanjye nibonye kuri nde? Mbwira uwo nibonyeho. Uranshira urubanza wowe? Kandi Imana yivugiye ko ariyo mucamanza, none wigereranyije nayo. Bazarimbuka, bazagira gute? ariko abantu umuntu ushaka gufata abantu yintroduce b'ikintu gihuye n'Imana, kuko nturutse no ku kiganiro twahereyeho, umuntu ushaka gufatanya abantu n'ubujiji arakuzanira iby'Imana bizi kukurusha gute? Si Bible asoma yanditswe n'abantu kandi nawe ubwawe usoma, nawe ubwawe wayisomera. Impamvu nari mbivuze nuko oya, uzi ko umuntu agatinyuka akakubwira ngo ariko rwose ndumva nifuza. Bari na maradroit rero kubi cyane, basohora ibigambo ntibabavugirisha ibigambo bitagize ngo kuzakujyanaho umunyago. Unyaze nde? Washoje urugamba aho urarutsinda, unjyana nk'umunyago. Ngo ariko ngo mwakijijwe. Narabatijwe mu izina ry'Imana Data na Yesu Kristo na Roho Mutagatifu. Ikindi unkiza ni iki? Ubutatu butagatifu bwananiwe kunkiza, wowe urindi uje kunkiza? akubwira ko afite inyandiko yasomye zihambaye, afite n'ahantu abaposto, ntabwo kiri abantu basanzwe, arabonekerwa n'intumwa, ntabwo akiri umuntu ukiri ku rwego rwacu. Nta ntumwa yindi nzi, intumwa 12 za Yesu ndazizi. Abandi yantumyeho nanjye ishobora kuntuma kare nanjye nkababwira. Ariko abantu ntabwo banganya ubumenyi. Hari abantu baba bafite ubumenyi bwegeye imbere ku bijyanye n'Imana kuruta abandi. Jamais. Ubwo n'ubundi bumenyi waba ufite buki? Bose babukuye si Bibiliya basoma? Ni Bibiliya? Njyewe rero sinzi gusoma no kwandika, none ndazifite ebyiri kandi urazisoma. Sishaka kuryama nta murongo n'umwe wa Bibiliya nsobe cyangwa mbyuke ntawe nsoma. Cyane cyane Isezerano Rishya ndayifite mu Gifaransa, ndayifite mu Kinyarwanda. Isezerano Rishya ryo rwose ntibishoboka. Isezerano rya kera ryo nyine ni n'irya kera, ni iby'Abayahudi n'imico yabo. Njyewe daheri nanakuze bambwira ngo isezerano rya kera nirikurwe n'iri rishya. Na caguwa twarayiretse.
yego. tujya muri magazine aza kumbwira ngo Imana yabwiye Rachel bigiye ntabwo nkora nk'ibya Rachel. Mm. Ngo izaho ibyagenze gutya nyine byarabigenze ndabibonamo n'urukundo Imana yakunze abari ku isi kuva kera, ariko ntabwo ari byo nzagenderaho, ntabwo bishoboka. Akagenda hariya ngo yaje kwihana, ngo ubu nari umusinzi ruharwa, wabaye warabirekaga se? Ubu mundebe hano ari umusambanyi, wumvaga se ufite irihe shema ryo kuba umusambanyi? Ibyo n'umuco nyarwanda ntubishima, ntabwo ari uko wakiriye agakiza rero, ahubwo ni uko washyize ubwenge ku gihe. Tujye dutandukanye. Hari abantu benshi batari abasambanyi kandi batakiri n'ako gakiza bakora ibyaha ntarabona. Hari n'abo nzi badakora na kimwe muri ibyo, ariko kuko yambaye mini ni umunyabyaha, kuko yadefurije umusatsi yasuzuguye Imana, kuko atafunze igitambaro byacitse. kandi iyo Mana igira ibyo yategetse abagore, abagabo rwose nta kibazo. Ni impamvu ni abagore gusa yabitegetse. ubwo iyo Mana ikandamiza abagore, yarabonye ko Adamu akeneye umufasha umukwiye, ikamuremera uwo mugore, ubwo uwo mugore Imana yamusuzuguye. ariko njye mbabaza, amuvana mu rubavu. kuki ngo Adamu bamuvanye mu ibumba ngo baramusinziriza? ubwo sinzi uwavuze ayo makuru, niba ari Imana, niba ari Adamu, niba ari Eva, kuko urebye uko byanditse nibo babimenya bonyine, nta wundi muntu wari uhari. noneho ngo irangije ibona akwiye umufasha, isanga ntabwo yishoboye 100% nk'uko twebwe tubizi. baragenda ngo isinziriza Adamu, iramubaga, ubwo niba yari ifite na salle de pati de time ntumbaze, ngo ikuramo igufa. Adamu si ibumba yahushyemo, Eva abaye igufa. naho mbwira hagati y'ibumba n'igufa igikomeye ni iki? Tufate igufa, dufate n'ikibumbano, tubishyire aha ngaha. ari iri zuba ejo bundi ikibumbano rya kimena, izuba ritaraga, uzagwisha imvura yose ushaka, nubona hari icyo igufa ribaye, usibye ko ya mvura izaryoza ntacyo, ariko ibumba rizarara rimenetse. ariko waraje unyemeza ko aramutwara, ko ari we ashoboye byose, nanjye ndabyemera. wavanyeho ihame ry'uko dukeneranye, ry'uko twese tunganya, kandi Imana yo niryo yavuze ngo yabonye ko ikeneye umufasha umeze nkawe. sibwo bwabwuzuzanye se? ubivuze mu barokore ngo waba uciye nk'amabere. Bako mpamvu waba uciye nk'amabere byaba bihabanye n'ibyo bize, n'ibyo bigishijwe, n'ibyo basomye. ariko bakwigisha wowe ntutekereza. Ako gutekereza kandi uba utangiye guhakana, utangiye kubusanya n'ibyanditse mu nyandiko y'Imana. Imana yo simbizi, nzi ko byanditswe n'umugabo w'Umuyahudi, kuko mu isezerano rishya ntabyo uzasangamo. ese mbwira ikibazo na kimwe Yesu afitanye n'abagore, kuko njyewe niwe role model wanjye, niwe ngenderaho. uriya mugabo yari azi ubwenge pe, yari Imana nyine. umuntu wa mbere Yesu yakijije ibyaha si umugore? si cyo cyari cyamuzanye? yamukijije ibyaha. aranageraho abadefi, aravuga ati utarakora icyaha namutera ibuye. arunama yiyandikira n'urutoki hasi, yubuye umutwe hasigaye bangahe? nta n'umwe. harabaza ati aramaze atese bose bari, ati bagiye, ngo banahereye ku bakuru kurusha abandi, kandi birumvikana nibo bakoze ibyaha byinshi kuko bari batinze ku isi. ati nuko nawe ugendera, ariko ntuzongere gukora icyaha. ninde muntu Yesu yasigiye ishusho ye muri mushwari, bariho bamushoreye bajya kumubamba? si umugore? abagabo bari bo bamujyanye, abandi bagenda bamushungera, abagore bamuri inyuma barira. ninde mugore wa mbere marayika yabwiye ati ushaka ntari hano? si abagore bari bazindukiye ku mva ya Yesu bagiye guteramo imibavu? bati uwo mushaka ntabwo ari hano, yagiye. nibo babanje kubwirwa inkuru nziza. ariko ubwo umuntu afitanye ikihe kibazo n'abagore? ese kuki ajya kuza ku isi yaje anyuze mu mugore? ntiyari Imana? ntiyari kuza atagombye kubyarwa?
kandi we n'uyu munsi aravuga ati narabyawe sinaremwe sangiye byose na data. Ni ukuvuga ko watanaremwe nkatwe si ikiremwa ariko yaravutse kugira ngo agire umubiri n'amaraso nkatwe azabashe kutwitangira tumwibonamo, abashe no kubabara kugira ngo ubwo bubabare bwe bube impongano z'ibyaha byacu kuko ise yaciye mu mugore. Si ukuvuga rero nibemere ko Yezu nta kibazo afitanye n'umugore, abafitanye ibibazo n'abagore n'abo bagabo ntibajye bajera ibibazo byabo. utekereza ko abagabo aribo bashyize hanze izo nyandiko? Uzanyereke mu banditse ba batagatifu batubwira abanditswe cyarya abarokore babita bera sinibuka. Hari umugore urabonamo bagiga bajya ngo na Yesu ngo agiye gufata intumwa ngo yafashe abagabo, yabitewe n'uko icyo gihe umuco wabo wari umeze. Ko yazaga akakubwira ngo nkurikira ugata ibyo ufite aho hasi byose ukamujya inyuma. Ninde mugore mwahora agiye kuvoma ukamubwira ngo nkurikira agasiga ikivomesha akakujya inyuma? Keretse umusazi cyangwa umusinzi cyangwa umumaraya. Wasiga umwana wawe arira ugahura n'umuhekano umuntu utazi turabona ngo nkurikira ukamujya inyuma? Inka yanjye. Wahura n'umuntu uri kunda ngo nkurikira akagukurikira? Ntigishoboka. Niyo mpamvu rero bajya bareba context ibintu byakorewemo. Ubuse ko wumva ngo abagore aribo bazanye ibyaha Yesu yagambaniwe nande? Yuda yari umugore? Bajya baceceka, ariko igihe kirageze ngo abantu nabo bajye bakora analyse batekereze, bareka kumira bunguri ibyo babahaye, barakabona abana babwira ko bazabatwaraho iminyago. Delila yari umugore? Delila yari umugore? Yaramaze. None se Yuda we yari umugabo? Na hanyuma kuki abagore bose babaye Delila abagabo bose ntimube Yuda? Haba harimo gukandamiza na biasing cyane bikomeye ahubwo. Ni byiza cyane kuganira nawe, tuganiriye byinshi, ni ingingo zitandukanye. Ubundi se bagiye kugambanira Yesu kwa Pilato n'ibandi, hari umugore wabonye nawe kumwajya mureka? Ubundi se natwe imaze kubika gatatu si umugore Petero bisi, kandi bari banabimubwiye ati nta isake ntiri bubike gatatu utaranyihaka. Natoya ntabwo nzi yewe ngo wowe uzi ukuntu ndi Fidele, uzi urukundo ngukunda. Ndatewoshe tugende bakivuga gusa bati dore uriya mugabo twamubonye mu bantu bari bari kumwe na Yesu, yararahiye arasimbuka atareka wanyiteranije ntabwo ari jyewe. Ugiye kubyanariza Bibiliya yose bayisenya byarangira uhakanye. Sinacyo ngendereye ngewe, ntabwo nzi ko ntari umuhakanye, kwemera kwanjye ndakuzi kandi niko nkomeyeho n'uyu munsi uyu twicaye gusa nta wakumpinduza, ntabwo bishoboka. Uremera ibyo usomye ariko ugashyiramo na logique, nanjye gashyiramo ubwenge bwanjye, uguhitamo ibyo wemera, ngatandukanya ukwemera n'itorero n'idini, ngatandukanya amategeko y'Imana n'amake. Ndiho ndayashaka mu Kinyarwanda ariko mumbabarire nshobora kutaya n'amabwiriza y'amadini. Idini usengeramo wahisemo rirategeka ibi, bikurikize, ubwo uratunganye. Nanjye iryanjye rirategeka ibi, sibyo? Bikurikize, biratunganye, uko nibyo wahisemo. Imana irashaka ko tugororokera aho turi hose. Wowe gira ukwemera kwawe gukomereho kandi ukugororokeremo, uri umukizwa. Ibindi baza kuko icyo gihe nari ntarakizwa, wari waraguwe disi, gusa utarakizwa wabagaho gute? Ubu rero abamariye gukizwa wikubeshyera, ntabwo umaze gukizwa, umaze gutangira gucira abandi imanza kandi utabyemerewe. Murakoze cyane, turishimye, tuganiriye, twunguka byinshi mu ngeri zitandukanye, kuko ngicyo cy'imyemerere cyo ubona abantu bakigize nk'ikintu kiri sacré kitaganirwaho, bitagiye kukiganiraho n'Imana bayangiriza isura, bayangiriza isura bikambabaza. Nibangeke nkomeze jyewe nyizi nk'Imana y'imbabazi n'urukundo, Imana yandemye ikanyishushanyamo, Imana ihora indinze muri ubu buzima tubamo kuri iyi si. Bareke kwinyereka nk'Imana irimbura. Ntabwo ushaka Imana irimbura. Imana se ari interahamwe? Oya, haruru izaba arimbura, Imana yaremye ibyo izarimbura.
Imana ni umusazi oya itera imyaka yarangiza ukajya kuyirandura. oya Iyo mana si yanjye ntabwo nyizi. iteza inzara. Guteza inzara de Mm. ikirere cyahindutse ngo ni Imana. Imana mwangije ikirere yarabiberetse yarababwiye ngo dore ibi n'ibi 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 byica ikirere mubirengaho murakica kandi ubwo bwenge mwarabwise mwarize siyansi Mm. mwiga kubera ubwenge Imana yabahaye murarangiza murabona ingaruka ngo nuko ngo Imana izabateza inzara amaraso azameneka muri iki gihugu ndagutsinze mu izina ry'Imana ndakuribase rwose ndagukandagiye nta mutonyi w'amaraso uzameneka kubera ibyo wavuze wankunguziwe yise umuhanuzi kuki uza kutumenera amaraso mu gihugu se wavuze ko hazameneka amata. Mm. Ok noneho uri umusenzi ndabyemeye unavugana n'Imana va ko mungana Nyabugogo n'ahandi mu masengero uvuga ngo iby'Imana yagutumye niba Imana yaranakugize n'intumwa y'amakuba rwose ubwo yaraguhemukiye umbabarire ariko uzi ko atari yo niwe Niyo wabyigize wabyigize. ngaho ugenda rero ntupfukamusenge y'Imana ibyo byago bikureho Mm. sibyo Nibyo. icyo gihe nubinyereka ko wabigezeho Mm. nzemera ko wavuganye n'Imana. Yego. Nta Mana irimbura nta Mana ivuma Mm. apana kibwiye abitakiri umubyeyi Ntabwo habikira umubyeyi. none se numbwira ko Imana utari umubyeyi wanjye ko uzamushyize mu gihirahiro Mm. uzatuma niheba. Yego. naho ibyo kuntwaraho iminyago byo nawe ntuzaba uzatwara. Mm. Ni benshi mu bagukikije ese wowe wawitwaye urya ubona uri umumarayika Mm. uri umutagatifu wa cyane urandahira kuri ntuza iwanyu haravugwa abatinganyi abagore b'abanyamerika n'abakanada baraza bazunguza ibendera ry'abatinganyi waragiza ngo ni ngewe uzarimbuka kandi Imana yaratubwiye ko ubutinganyi ari abomination. Ababyemera mu mbabarire simbabujije mwikomereze ariko jyewe mbabwiye uko mbyemera kandi nabibwiwe ariko nanjye ndabizi ko ari bise niba uriho umbwira ngo abomination nta kibazo. Ubwo abomination ni iki mu Kinyarwanda? Ni ikirani ni icyorezo ni nk'umwanzuro ni nk'iki ntabwo ukuntu bawe ariko ubu ngubu nkwiye gushaka koci w'ikinyarwanda. Reka mbashimire ni ukuri murakoze cyane namwe murakoze cyane mwatuganirije twungutse byinshi. murakoze cyane Imana ibahe umugisha. amen kandi uwanyu mwakira nishimye kurusha iy'abandi Ni ukuri murakoze kuko cyane. mbazi ko nta buryarya burimo Ni ukuri ariko nta nanjye burimo. wakibyaye burya ndawubaha buri munsi. Ni ukuri turawakira kandi turanawubona tubona ko turawubona reka twe turi abanyamugisha yego abaduhanurira kurimbuka turabiyamye. murakoze cyane. sawa sawa.